Dutangiranye n'umukobwa uri mu isoko ari kwicururiza, ahamagara abakiriya ati mfite amafi meza muze mungurire. Kundi nyine nk'ibisanzwe mu isoko baba bahamagara abakiriya babaratira n'ibyo bafite. Ubwo akomeza atereta abakiriya ababwira ibiciro, bamwe bakagura abandi bakabireka, agakomeza ahamagara adacitse intege. Ubwo inyuma ye haturuka umumama ariko akimubona arikanga. Umumama arizengurukira agenda areba ahandi, ababaza ibiciro anareba n'ifi nziza zirimo. Ubwo wa mukobwa uhita ubona ko akonje akahita yegera inyuma akajya kwicara, ukabona ko rwose kubona uwo mumama bitamushimishije. Umumama akomeza azenguruka, arangije agahindukira akaza yegeraho amafi ya wa mukobwa ari. Aramubaza ati yemko aya mafi nangahe? Umukobwa ahita amusubiza ati njye ntago ndi gucuruza. Ntago uri gucuruza? Umukecuru n'umujinya mwinshi atangira kumutuka. Ati uyu mukobwa wo mu cyaro utagira indero kubera icyo yanze kuncuruzaho? Uziko usuzugura umukobwa we? Atangira kumutonganya anamwita injiji, umuntu utarize uvuga icyongereza kidashinga. Umukobwa arataha ariko akagenda yitotomba ati koko bambwire kuriya, bambwire ngo ndi umuswa wo mu cyaro utazi n'icyongereza. Akomeza yitonganya ariko akagenda anavuga yuko azasubira kwiga narangiza amenye ubwenge. Ntibyatinze yagiye ku ishuri, mu gihe yicaye ariko ku ishuri abanyeshuri bagakomeza basakuza cyane, agakomeza kubyibazaho atari ko se abanga kubera iki bavuza urusaku. Uwo bicaranye akamubwira ati erega abangaba ntago ari ugusakuza gusa, nta nubwo ikibazo ari intebe bari kurwanira, ahubwo barimo barasakuza barwanira uriya muhungu. Arangije aramubaza ati umuhungu? Uwuhe muhungu? Mu gihe umukobwa ari kumusobanurira aba aramubwiye ati yewe sinzi impamvu abantu baza ku ishuri batazi icyo bashaka, njye ibyo ntibindeba, ariko rwose ibi bintu birakabijemo biranera umutwe, ahubwo se wanyitirije ikaramu. Umukobwa bicaranye byakomeje kumusetsa ariko ibyo birarangira mu gihe umusore yicaye, wa musore bita city boy yicaye hanze arimo arisomera igitabo. Ubwo haza umunyeshuri mu bo bigana w'umukobwa, aturuka hirya yisetsa amureba n'akamwenyu kenshi. Ubwo amugeraho akamubaza ati se Kereci umeze neza? Umusore aba yitwa Kereci. Umusore ati yego nanjye meze neza nitwa Chidera. Ati okay. Ubwo akuramo ekuteri kugira mwumve neza. Umukobwa agatangira ati mama wanjye rero buriya ni umucuruzi w'ibiryo muri iki cyaro cyose niwe urenze, ahubwo hari icyo kurya nari nakuzaniye muri bimwe ategura kandi biryoshye. Umuhungu biramutungura, arangije aramubwira ati njyewe erega ntago njya ndya ibiryo byo mu gasozi by'abantu nazi, rwose wari ukoze pe, ariko ntabyo narya, nari naje ndiye ndumva nyihaze. Umukobwa biramubabaza aramubwira ati ariko n'ubundi wabifata. Umusore aramuhakanira aramubwira ati watekereje neza ariko wapi. Ubwo ku rundi ruhande agenda aganiriza umukobwa w'inshuti ye, ndavuga wa wundi wari umaze gutanga ibiryo babyanze, atari kuri musore wamubonye. Undi nawe ati namubonye, aturiya n'uwanjye nzamutsindira rwose. Ubwo umukobwa wacu ucuruza amafi nawe ku rundi ruhande aba yagiye kwirangurira amafi ku cyuzi, n'abandi nabo bari ku ishuri. Ubwo arabanza akagenda kurangura agasiga atunganyije amafi akajya ku ishuri, yataha akajya kuyacuruza. Ubwo aba yicaye mu ishuri arimo arikorera etide yiga gusoma icyongereza. Ubwo abasore bari hanze bakaba bamuteye umupira. Hahita havamo wa wundi ngo ni Kereci bita city boy, aba ari buza kuwutora mu ishuri.
ubwo arinjira ajya kureba aho watakaye, umukobwa nawe agakomeza akisomera yiga gusoma ariko byamugoye. Umusore mbere yuko asohoka umukobwa yaramubwiye ati se wambabariye ukamfasha rwose gusoma rino jambo ko ryananiye. Umusore aramwegera ati se ni irihe ryakunaniye? Arirebye araseka ati se ni iri ngiri, bavuga ngo pronunciation. Umukobwa arikangatiye, ubwo kusoma icyongereza neza gutyo wabikuye he? Ati se wambabariye nanjye ukamfasha. Ubwo umusore yafashe wa mupira araje gutora, arabanza agenda kuwuterera bagenzi be, aragaruka yicara imbere y'umukobwa atangira kumubwira ibyo avuga amusubiriramo amwigisha, ariko nubwo bigoranye umukobwa nta cyongereza abazi pe, ariko aragerageza akazajya amusubiriramo umukobwa nawe agasubiramo. Ubwo mu kigo nk'ibisanzwe abanyeshuri baba bizengurutsa, dore ko haba harimo n'udukobwa dukunda wa muhungu tuba dushaka no kumwiyereka tumwizengurutsa imbere bya hato na hato ngo akunda turebe. Ibyo rero birarangira umukobwa nawe aba arimo aritambukira ngo agende kureba ibyo abandi bavuga imbere, asa n'uho ari nk'umuntu arimo arashaka. Ubwo mu gitondo umusore ari kujya ku ishuri, umukobwa nawe arimo aratunganya amafi nk'ibisanzwe ngo abanze asigaye yatunganyije abone kujya kwiga. Yatambuka umukobwa akamubona, amubwira ati ndindira banze ntunganye nize tugende. Ariko mu ishuri mwarimu aba afite igitabo arimo arabaha ngo bagende basoma, abahagurukije wa wundi City Boy Kelechi, aramubwira ati wowe urasoma paragraph ya mbere. Kelechi arasoma rwose, asoma neza, ndetse na Chidera nawe bamuha paragraph. Bose nk'abantu bamenyereye kwiga kandi bakuriye mu ishuri basoma neza rwose, mwarimu biramushimisha. Ariko Kelechi we akaba asoma neza kurushaho, azi icyongereza cyinshi, azi no kukivuga neza. Ubwo abanyeshuri bose iyo amaze gusoma bakamukomera amashyi akavuga ati uriya muhungu ubwo aranarenze. Na mwarimu ariko akavuga ati usoma neza mu buryo butangaje. Umwarimu arangije aravuga ati ariko mu bantu bacecetse cyane hagize n'undi udusomera. Aritegereza mu ishuri, ahagurutsa wa mukobwa wacu. Umukobwa ariko mu kumuhagurutsa agira ubwoba, nyine nk'umuntu utabizi, ubizi neza yuko bigiye kumunanira. Ariko arahaguruka nawe ajya gusoma nk'abandi, ariko bigoranye cyane, nta jambo na rimwe azi gusoma, nta kintu na kimwe nyine yibashije gusoma mu cyongereza. Uko asoma ishuri ryose rikamuseka, namwe by'abanyeshuri murabizi, avuga ati umukobwa w'umuswa utazi n'icyongereza namba. Ariko uko bamuseka nawe ariko abafite nawe nta cyizere aba yifitiye. Ariko Kelechi ahari agakomeza amucira amasiri, amuha courage. Ubwo nibitinda batashye bakomeje kuba inshuti no mu buzima busanzwe, bataha bakajya kubonanira ku mazi hahandi umukobwa akunda kujya. Ariko umusore agataha atinze, anti we agatangira kumutuka amutonganya, atari ko subaka kanya ugeze mu cyaro utangiye kuzajya wizengurutsa ku buryo utaha ijoro. Umusore ati ntago bizongera, ariko ndimo ndareba hirya no hino kandi nk'uko wabinsabye nyigera ahangaha ngo njye menyera, nanjye nibyo mba ndi gukora. Nibitinda ku ishuri, Kelechi aba yiyicariye arimo arumva utuziki muri break, Chidera akaza kumwicara imbere ngo biganirire, dore ko baba bamaze kuba inshuti, yamuzaniye n'ibiryo. Akibimuha haza umukobwa bikubita umugeri,
kumbi ni ka gakobwa kamuhaye ibiryo akabyanga, gatangira kumutonganya gati ngiye nkuzanira ibiryo mama wanjye yateguye, umutetsi wa mbere muri iki cyaro, nurangiza ubyange ahubwo wemere iby'uyu mukobwa wo mu cyaro usa gutya ucuruza amafi, siko nta soni ugira. Ariko Kelechi ayo magambo aramubabaza, atangira kubatonganya ati ntimukazajye mumenyera, ntabwo munegeka uwo mfata uwo nemera kurya ibiryo bye n'uwo nabyemera, ibyo nibibareba nimuzongere rwose, ako ni akamenyero gakabije. Ariko abakobwa bakomeza kwigira inshinzi, baza bamwiregaho ati ese dukomeje watugira dute. Bakomeza bamushingaho, Kelechi atangira kugira umujinya, ariko n'abanyeshuri mu kigo bakomeza bafana ati City Boy mwereke. Ariko Kelechi mu mujinya mwinshi, Chidera akaza akitambika ati mbabara utagira ikintu ukora, nugira umukobwa ukubita bitakubera ibibazo. Ahita namukurura akamuvana aho ngaho. Ibyo birakomeza mu rugo, bakomeje kugenda baba inshuti. Kelechi akagenda kumusura, byageze aho Kelechi atangira kubaza umukobwa ati se ko muri iyi nzu harimo amafoto, wari warashatse umugabo? Ati yego. Ati nari narashatse umugabo mfite imyaka 15, papa wanjye yari amitiyemo uwo tubana, nubwo bitagenze neza umugabo wanjye aza gupfa. Twamaranye imyaka 7 arapfa, ubu ngubu hashize 3. Atariko rwose ubu ngubu maze kubyibagirwa, nta kibazo bikineye. Umusore biramutangaza, atariko si ibyo bintu bibaho byo guhitiramo abana abo bashakana noneho ku myaka mike? Ati cyane. Umusore akomeza kubabazwa n'uburyo umwana w'umukobwa abaye umupfakazi akiri mutoya cyane. Umukobwa bivugana agahinda, ariko akomeza amubwira ati erega ibyo narabyibagiwe, nawe ntibigutera ikibazo. Akomeza amuganirira ibyo yanyuzemo, uko byamugendekeye. Umusore nawe akomeza kumuba hafi, akomeza amuhumuriza, amubwira ko ibintu byose bizagenda neza, agomba kubyibagirwa agakomeza ubuzima. Akomeza amuganirira rero uburyo abayeho, ibyo yabyakiriye, akomeje ubuzima, yikorera akazi k'akaniga, arimo aragerageza no kumenya Icyongereza, ko rwose nta kibazo bikimuteye. Umusore aramwegera agatangira kumuhanagura amarira, amuhumuriza, amubwira amagambo amukomeza umutima, ati rwose ibyo wabicamo humura. Bakomeza bibera inshuti, umukobwa yajya kuroba akajyana n'umuhungu, mbese umuhungu akamuba hafi bitangaje kandi mu gihe gitoya gitunguranye. Baba bagiye gutaha, uwikoreye ibase y'amafi, undi nawe akamujya inyuma agafata ibindi, bakizamukira baganira nk'inshuti banisekera. Ariko muri uko kuganira ndetse no kubana hafi na hafi, anti w'umuhungu naba byishimiye, araza akamubona akamubwira ati we waje hano gukora iki? Umusore atangiye kumusobanurira ati nari naje kureba Chidera. Chidiyo Mimira, aya mazina y'umukobwa nawe yananiye. Muramwita. Ariko akomeza amusobanurira ati erega ni inshuti yanjye kandi turigana, nta kindi kirenze ibyo ngibyo, mba naje kumureba. Ati agakomeza arakaye cyane, atariko se urashaka kunkoza isoni muri iki giturage? Ni iki ubuza kureba kuri uyu mupfakazi? Wagiye utaha kare kandi ukava muri iyi nzira, kutamenya zino nzira n'ibibazo birimo. Umusore aramubwira ati rega anti, mba ngerageza nanjye gushaka n'inshuti no kumenyera kino cyaro. Anti akamubaza ati se mu nshuti zose wabonye umupfakazi ari we ugukwiriye kukubera inshuti? Ati reka nigendere, utahe kandi ujye no guteka. Ubwo ibyo birarangira, umusore agakomeza yibereye aho ngaho. Umusore akomeza yibereye aho ngaho, akagumana n'umukobwa, akamuba hafi, bagafatanya no mu turimo two mu rugo. Umwe yaba arimo arategura ibyo guteka, umusore nawe akaba arimo aracana umuriro.
ubona ko rwose nta kibazo, kandi koko baba ari inshuti nta kindi kintu kibyihishe inyuma. Nubwo baba batabashira amakenga, nk'antiwe n'aba bashira amakenga, ndetse na no mu giturage nayo baba bashira amakenga, ndetse n'abo mu kigo. Ariko nta bindi rwose uretse kuba barahuye umukobwa n'umuhungu bakibera inshuti, nta bindi birenze. Ibyo byarakomeje mu gihe bari mu mirimo, umusore arimo aracana umuriro ku nkwi bimwe byo mu cyaro nyine, anti we aba ari hafi aho, akababona agatangira kurunguruka ibyo barimo, akareba kumirwa ati ibi ni byo uno muhungu yaje mu cyaro kunkorera koko. Ubu ababyeyi biwe bazi ko bohereje umwana nta kibazo, ariko ngaho ari aho yibereye. Cyakora ibyo agiye kunkorera mba mbibona, ni ukunkoza isoni nta kindi. Mana yanjye, ibi ndaza kubigenza gute? Akomeza yivugisha gutyo, ahangayikishijwe n'imibanire y'umuhungu wiwe n'umukobwa. Ubwo umuhungu nawe yava aho ngaho agataha, ahandi agakomeza amubaza ariko se uba wagiye he, uba uvuye hehe? Ari nako abayobozi bo mu mudugudu bakomeza baza kwihaniza umukecuru, ati umuhungu wawe yirirwa kwa wa mupfakazi, ushaka umubuze cyangwa twe tubyikorere. Ayo makuru rero agera ku mukobwa, umukobwa akicaza umuhungu agatangira kumubwira ati ese wazishakiye izindi nshuti ko mbizi ko wazibona, njye ukandeka aho kugira ngo bigutere ibibazo. Njye numva wakishakira izindi nshuti rwose, njye nta kibazo nabigiraho. Umuhungu ati rega, ikibazo si ukuba inshuti, si ukuba nashaka inshuti, iki yaba ari cyo kibazo cyonyine. Umukobwa aramubaza ati none se ikindi kibazo ni ikihe? Ni ikihe kibazo kindi koko wakimbwiye? Ni ukuri wabareka n'inshuti ugashaka izindi, njye ukandeka tukajya duhurira ku ishuri, nitube close bigeze ahangaha rwose. Ariko umuhungu aba yaratangiye kugira ibindi byiyumviro bitandukanye no kuba ari inshuti. Cyore atangira kumubwira ati ibyo rega birarenze, icyo ngushakaho si ubushuti. Umukobwa aramubaza ati se unshaka iki? Ati rega ndagukunda Cidio Mimi. Umukobwa asa n'utunguwe ariko araseka nk'uwo bishimishije. Umuhungu akomeza amubwira uburyo amukunda kandi rwose amuha amahoro. Umukobwa aramubaza ati se utabeshye uri seriye? Umusore ati yego ndi seriye. Umukobwa nawe ati erega ibyo byiyumviro si wowe wenyine ubifite, nanjye n'ukuri ndabifite. Ati ariko se ahubwo uko niyumva nawe niko wiyumva? Umuhungu ati yego, ibyo bintu ni ukuri rwose. Aca bugufi amusoma ku kiganza. Umukobwa n'ibyishimo byinshi atangira kureba hirya no hino, dore ko imvura yari inakubye bagira batahe. Ariko ibyishimo bari bafite byari byinshi. Aba bana bari barabaye inshuti mu gihe gitoya, ariko baba inshuti cyane. Ubwo mu gihe umusore yatashye imvura itangiye gukuba, yasanze anti we yasohoye varize y'imyenda we yari yarazanye mu cyaro, ayijugunya hanze ndetse aranafunga. Umusore yagerageje guhamagara anti, atari ko se wambabariye ukamfungurira nkaza ibintu twabiganiraho, kubona n'imvura iri kugwa nangiye gutoha cyane. Anti wakomeza amubwira ati genda rwose aho wiriwe aba ari naho urara, ntago mbyitayeho, si ugiye kuzaneza ibibazo. Umusore yafashe inzira asanga wa mukobwa, ako yagezeyo yanyagiwe cyane. Umukobwa mu ibyo kwifubika araryama buracya. Bwarakeye bucya bari kumwe. Anti we niyigeze anamubaza ati se byagenze gute? Ibyo byararangiye barigumanira,
bariganirira n'imbeho itangira kumushiramo. Umukobwa akamubaza ati se nta kibazo wagize? Ati hoya. Ubwo ntibyatinze ise w'umuhungu yaje mu cyaro. Aza mu cyaro kubaza ikibazo gihari kuko anti we yakomezaga amuregera umuhungu we. Yatangiye kubaza umusore ati ariko se wowe ufite ikihe kibazo? Ati mu bakobwa bose bo mu cyaro wararebye ubona umuntu wahitamo koko ari umupfakazi mwana wanjye? Umusore aramubwira ati erega ikibazo si umupfakazi papa, kuko nubwo mubigira ibindi bintu birenze ariko uyu mukobwa yashingiwe akiri mutoya bamuhitiyemo ndetse bamuhatirije. Ku myaka ye mikeya aba ari nabwo umupfakazi. Rero sinumva impamvu mwamumbuza kandi njye mukunda. Bakomeza amubwira ati erega mwana wanjye washaka n'uwundi. Umusore nawe ati erega uyu mukobwa umuza ndamukunda kandi mba mbona amaye amahoro rwose papa. Ibaza umukobwa twamaranye igihe kingana gutya, anti yaranyirukanye nkaza nkabana nawe akangaburira mu mafaranga ye akanyitaho. Ni ukuri rwose uyu mukobwa nta kibazo kiwe. Atangira kumubwira ati erega nubwo mubivuga gutyo uyu mukobwa afite imyaka 25 nanjye nkagira 21. Mwimuvuga rero nkaho ari mukuru cyane, ibi bintu bitakunda. Ubwo yakomeje abiganiriza papa we amukonvenka ngo yumve yuko yamureka. Ubwo nyina nawe abaturutse inyuma araza ambwira ati ariko se ufite ikihe kibazo? Uzi ko uri murigira nkaho ibi bintu urimo urakora ari ibyo muri filime, ntabwo uri murifata nkaho ari ubuzima busanzwe. Uriya muntu turi kuvugaho ni umupfakazi. Umusore amubwira ati njye nta kibazo mfite cyo kumukunda kandi nta n'igihe kizagira ngo numve namukunda. Mundeke rero dukundane. Ababyeyi babuze icyo bakora, bareba hirya no hino, bareba umusore wabo babona yafashe icyemezo rwose, babona nta kintu bari bubikoreho. Baramufata baramugarura bamuzana imbere y'umukobwa. Umusaza abaza umukobwa ati ese Chidio Mimi wakwemera tukakujyana i Kigali, mu mujyi? Ati hoya. Ati kubera natangiye ishuri kandi mfite n'ubuzima nanacuruza inaha, ntago numva nagenda rwose, njye nshaka kuguma ahangaha. Umusore nawe ati papa nanjye nuko, nanjye sinshaka kuva ahangaha, nanjye ndaguma ahangaha. Mama we yaratunguwe ariko kubona nta kintu bari bubikoreho barabihorera, bemera ko bari bukomeze bagakundana baba umugisha wa kibyeyi. Ubuzima bwarakomeje, bakajya bajyana ku ishuri, bakaba bari kumwe, bagasa n'ababana, mbese urukundo rwarahawe umugisha n'ababyeyi. Mu kigo bakaba bari kumwe bafatanye ukuboko, nta kibazo bifitiye. Nimwibagirwe gukora share, mutange comment, like ndetse mukore na subscribe kugira tujye tubana umunsi ku munsi. Ibyishimo by'abana byarakomeje ariko byari byiza rwose. Ubwo bakajya ku ishuri biruka, mu gihe bakihagera ya nshuti yicarana na Chidio Mimi ibiramuhobereye itangira kumuha amakuru yo mu kigo. Ati suzi ibintu byabaye? Ati ka gakobwa ngo ni Chidera mwarimu yagateye inda. Chidera ubwo baba bavuga ahangaha ni wa mukobwa wazaniye ibiryo umuhungu akabyanga. Nahangaha agafilme kacu karangiriye, mwitegure n'izindi nyinshi.